amakuru yavuye Nyamata bambwiye ko ubu ngubu Ben yakubise umuntu uko yakaba yagomba kumukubita. Ayo makuru yo nayamenye, arambwiye ati Ben yakubise umuntu 001, iyo 1 bayikuyeho. Iyo muvuga ngo 001 ako ka 1 k'inyuma ngo bagakuyeho, ngo ziba 003 ngo zimenyesha ngo na hat-trick. Niba ari hat-trick habuze abantu batsinda hat-trick muri coupe du monde, bari barazitsindira Nyamata wallahi. Ngo 001 iyo 1 bayikuyeho, ngo Ben ikintu yakoze umuntu. Ngomba mubanze mumbaza iyi nkuru ntabwo nshobora kwe hakurikiraho sinshobora kuhavuga wallahi mutampaye TikTok universe. Ibintu ngiye kuvuga ni ibintu bitari bwumve n'amatwi y'umunyarwanda uri wese. Ngo Ben arangiye gukubita Bruce Melodie, Bruce mbabarire, ngo umunsi w'ejo nibwo koci yatandukanye na Bruce Melodie. Ari ibintu binani na Dumba, amafaranga wariya y'iki? Niyo mpamvu nanga kurya amafaranga, gusa baswera ko banyishuye nabivuga. Why did I eat the money? Ndimo ndabona impamvu abasilamu bavuga ko wallahi ruswa ari mbi. Ejo stage irarangiye, hari akabari ngo Bruce Melodie bamukubise, Bruce Melodie ngo bamukubise. Ibyo byo niyo makuru abantu bampaye, ngo Bruce Melodie bamukubise byanye ngo vanone no kubye Musanze ni Nyagatare, ngo Bruce ngo bamukubise. Ibyo bintu abantu baje barambwira ati Dumba Bruce Melodie bamumereye nabi. Nkavuga ati ndahakana, abgata ikinyose cyanjye munyakazi byagenze gute? Ndabihakana. Abandi baza bampa amakuru barambwira ati nyamara umuhungu bamukubise. Ati kumenya ko banamukubise, ngo kumenya ko banamukubise, ngo uzi ko ngo bari bapanze after party yagomba kubera ahantu ku kabari, ngo sinzi nyira Bahouse afite akandi kabari. Bahouse sinzi niba muyizi, ariko afite akandi kabari aho ngaho Nyamata. Ntabwo nazaga kubivuga, ndabivuga nkumva umutima urasimbutse, kafata umuhungu wa baransa barifandi, nibaza barifandi murayansubi murayamanya muhengeye narayariye. Generaliye amafaranga niba yanso bambwira ngo duhe refund. Hari interview ye wabonye? Ntayo nabonye. Ngo rero ngo Bruce Melodie ahantu bari banamwishuye ngo 5,000,000 kugira ngo aze kujya muri after party muri ako kabari kanyiri Bahouse. Bakita gute? Ngo bahita ngo ubukinjira Nyamata, ngo bakita gute akabari? Mumbwira ku kabari bakita gute? Mukambwira muri comment. Anyway, ndabona abantu bahari hano banana no mubizi. Ntabwo ari green. Golden soul.
Yes, golden, ibintu nk'ibyo gold, I think golden. Thank you so much. Ibyana mabibize. Kunda comment muri aba comment kureta muri bigunda bakuru. Muri bihanga by'ibiguryi cyane. Bamwe bakita golden ariko ni ibintu birimo go so uwavuze golden cyangwa golden ni ibyo bahita gute aho hana ko kabari kari bahita gute muhambwire koze ubu ngubu ntangiye kuzajya nshirashiramo ibimenyetso uraho dundaho nibwo muza kumenya uko nyine inkuru byinjiyemo mubwiye ko kabari bagita gute kanzenze komamaki kanzenze Beni Bruce Melodie na bako C.GAEL ikipe yose ibyo biri murabizi ko iyi ni business and then the Beni yagombaga kuba bose baranje igitaramo bagombaga kugira muri after party ikanzenze muri ako kabari. Bruce Melodie kubera kurakara yanga kujyayo kocha aramubwira ati ibi bintu twabyishuriye. Bruce aravuga ati ngiye sininjirayo. Ngo Ben arimo ati sinjyamo. Kocha hagarara hanze ngo bari bameze nk'abana. Kocha hagarara hanze ngo abwira Bruce ngo come amugira gutya ukuntu kocha nawe yivugisha bwa bwongeza ngo bwa debeni bakambwira ngo come ngo vayo ngo Bruce nawe ari muri cya burabasi ngo meze gutyo ngo ntabwo nza, I am not coming. Kocha aramubwira ngo ndakubwira njyewe ukanga. I have paid a lot of money. Mumbye amafaranga menshi. Ndimo ndakubwira ngo ino twinjire tugende mu kabari golden twishyuye amafaranga. The Ben Desire mu yamubwira izina The Ben umuhungu agafatwa n'ibikorwa ati reka ntabwo bishoboka. I am not coming. Noneho igishekeje ngo imodoka ibiri filme burabasi ya Bruce Melodie ngo ibirimo filme ngo Bruce yagiye arayikata yagiye hari imbere arayikatira garuka. Noneho ko C.GAEL ari kuri uruhande arimo aramuhamagara avuga ati ngwino ahita yikatiga garuka. Noneho Bruce aza ari kuri uriya muryango uyu muryango ko C.GAEL yiciremo muri mu Rwanda. Bruce ngo ahita amufungurira pesa gutya ngo umukobwa niwe yabwiye ko C.GAEL aramubwira ntabwo tuza iyanyuma. Niwe yamwibwiriye ati we are not come ubwanjye iyanyuma ntabwo tuzamuga ati ntabwo tuza. Bruce Melodie ahita kanda kakabuto kandi kazamura nuza kazamura ikirahure ahita cenga umwana we Kanumba ahita kandagira ahita agenda. Mbaza muri comment ngo niki cyakurikiyeho nuko mvuga amakuru yanjye ntabwo ngenda kubikabiriza tuyavuga ko bicece nk'abantu birutwara birusha rega tuba twara birusha ibibo twara birusha. Mbaza ngo niki cyakurikiyeho ndimo ndabona niki cyakuriyeho nke erega agiye gutera story niki ni dodoro ukuntu mba ni mu gitanda nishuka niki ahubwo nsho nde nakayi nagakazi niki cyakurikiyeho. Kochi yahise amanuka ahita agenda mu kakabari yisangira The Ben
na Muyoboke n'abarumunabe bicara ku meza bisangirira inzoga. Ubu mbaza hari ikibazo mfite, mbaza ati Dumba baza, hari ikibazo nshaka kubabaza, mumbwire muri comment ngo baza. Nari nabwira ibintu na posting ndavuga ati sinkunda ukuntu coach aguma sekera de Ben ahantu hose. Na sinzi ahantu abankurikira Instagram sinzi niba ibyo biboro nabwe ati Jesse ntabwo nimo ndakunda ukuntu coach agenda sekera de Ben ahantu hose, ariko nkunda mba guys nabuze gikotori. Man, ikibazo ni iki? Nyuma y'ijoro ryarangiye story ibibazo mfite bibiri. Umukobwa yari mu modoka ya Bruce Melodie, ubumva ari inde? Yesi mashaka nkunze hano ngo mvuga urugambo ngo bazavuge ngo Dumba niwe yabivuze, ndashaka mu byivugire. Umukobwa ni mu modoka ya Bruce Melodie yabwiye Nuza, urumva ari inde? Muri comment ndashaka gusoma. Mama hari comment nsomye, hari comment nsomye. Aho niho umuntu ahita yiyorose. Yeah, data we. Mugira urugamba. Ego komane, ego ko. Nzaba ndora mume gift. Iyo yari question ya mbere, mumbwira ati Dumba bazi ya kabiri. Mumbwire mbazi ya kabiri. Mbazi ikibazo cyo byihurire. Twabimenye. We know. You know my gift. Urine bazi ya kabiri. Urumva nyuma y'ijoro rirangiye kuba uwo mukobwa yabwira ko C.GAEL ati ntabwo tuza, bahitamo kwigendera. Urumva kuvejo inje cyo mbikundire ngiye nuko mbivuga. Nk'ubi bizakurikiraho bizaba imbere muzabe, ariko abagize cyatsi bakandagira hano abantu 300 muzavuga ati Dumba yarabivuze. Ntabwo ari ngo guhuruza mubivuga uko bucece. Ubundi showbiz nuko imera. Ubivuga bucece nabo bakabyumva, akavuga ati umuntu yavuze inkuru yacu yiyubashe. Wowe urumva ko nyuma y'ijoro rishize Bruce Melodie na ko C.GAEL
riza kubasigaye. Ijoro ry'ejo Bruce Melodie na C.GAEL iraza kubasigaye. Ndikira muri comment. Umwaravuze ngo Kigali Bruce Melodie umukire yamutaye ahantu heza, umwe aracukwe undi acukwe. Bivugwa ko Bruce Melodie yagiye ko C.GAEL yimanukira mu mbari na debe niwe nabamuyoboke n'ikipe yose y'igisamagwe ko C.GAEL niwe yaranjeje nabo munsi ko C.GAEL agomba kumutera nkunga wa Bruce Melodie, kandi yarahagaze imbere y'imodoka arimo aramubwira ati Bruce Melodie ku bintu byose ngukoreye. Umukobwa arakurura ahita aramubwira ati turagiye. Ko C.GAEL amusobanurira ngo this is business, reka kubishiramo amarangamutima. Bruce Melodie aravuga ati no, mukarita si yankubise. Ubwo Dumba iyo narije kwivugira urugambo, abandi mushobora gufata mukarikodinga mukagera mugatwara mugakora amafaranga, dore nicyo nkora. Asigaye nishirireho abandi bana banje bazi batwike gake gake. Ninde hano umuntu muzima ushobora gutwika? Reka tubanze tumurebe. Ndashaka umuntu ushobora kuzana ari umwe meanwhile. Sinshaka ibi bintu by'akavuyo mukagenda kuri pano ugasanga ubuswera bwa nyina buraje. Ngiye nkunda n'ukuntu mutama ama gift, nkunda ukuntu mutajya mu mama gift, aho kugira ngo nsanga ari agaswera ka nyina kabyimbye amabyango kubera kamaye ama gift kakivugira ubugambo gashaka kagatuka abantu ngo kiki kakabyimbira iki. Kare 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 kare. Sandra shiramo nonze. Sandra ri. Sandra shiramo request. Sine rya Dumba. Sine rya Dumba shiramo request. Sine rya Dumba. Agiye se kandi. Sine rya Dumba rigiye he? Sine rya Dumba rigiye he aka kanya? Mushaka gusanga. Ushobora gusanga what the fuck? Hi. Hi, shiraho kamera. Kamera se nibwo nyibyuka. Akunguko ngushaka. Ese amasaha urubyuka ujya he? Ubyuka ujya he? Mbyuka njya he? None se naguma mu buriri se napfiramo? Naguma mu buriri bwo nkaba ndi gukora iki? Njyewe banyishuye gupromotinga igitaramo.
ariko kubera abantu banyishe gupromotinga igitaramo banyishuye gupromotinga igitaramo numva nimvuga ibintu byabereyo udutiku twabereyo dushaka kumenya nza kuba mbakoshonye ariko ntabwo mwambwiye ntabwo muri contract mwanditsemo ko amatiku azayareke niyo mpamvu ngiye kubivuga baba we ibintu mbivuyemo sinzongera kuba umupromota bishura kuva n'uyu munsi mu ndebe mumenye ko nta mafaranga mugomba kuma ntabwo mugiye kuma amafaranga ndumva nza kuba mpemutse njyewe umva ndabanza kwisobanura njye nahembwe gupromotinga ntabwo nahembwe kutavuga amatiku munyandikire muri comment mumbwire ati Dumba ibyo uvuga turakumva sinshaka gukora ikosa mutanshigikiye ndashaka amakosa tuyakorane vuga ati abafana babinsabye mumbwire ati Dumba dukorana amakosa ndashaka abantu 200 mwandika muri comment mumbwire ati amakosa tukuri imbere koze ninjye imbere yanyu ninjye biramenyesha ko amakosa ninjye uza kuyakoze ndashaka munjye imbere amakosa muyakore nyabigana ndiga mumbwire ati tukuri imbere mumbwire ati tukuri imbere kutuno nikorera mumbwire ati oya abandi nyuma simba shaka Polo ndakubona